Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bandi hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu byari umubabaro byari biteye agahinda kubona abakunzi ba Rayon Sport imyaka 3 ishize batazi uko igikombe gisa batazi uko gusohokera igihugu gisa ntabwo byari binesheje ku bakunzi ba Rayon Sport ariko kandi benshi mu bakunzi ba Rayon Sport nyuma yo gutsindwa na Marine ko munsi w'ejo bagaragaje imfamutima zabo bagira byinshi batangaza kuri iyi kipe yabo ya Rayon Sport kuko bwabo babona ko iyi kipe hafi 80% ngo bakwiye gusezererwa kubera yuko ikipe babona yuko nta cyizere itanga cy'ejo hazaza n'abakunzi ba Rayon Sport bamaze imyaka 3 bari mu mwijima bari mu rugo batazi uko indege isa batazi uko igikombe kiryoha ariko kandi ngo hari ibyiringiro ko igiti cyatemwe ngo cyazongera kigashibuka aya magambo abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagarukaho ko munsi w'ejo turababwira byinshi bikomeje kugenda bivugwa n'abakunzi ba Rayon Sport ariko kandi ngo nubwo bimeze gutyo ngo harimo bamwe mu bakinnyi bashimye ndetse abakunzi ba Rayon Sport basaba ko bakurwa ku rutonde rw'abasezererwa iyi rero yacu TV ugende Modric ushaka kubana natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandike kuri 0788 47 655 ushaka kubana natwe kandi ku zindi mbuga zacu wakwandika rero yacu TV ukadusacinga ihita tubona vuba ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sport nabwo watwandikiye kuri iyo nimero tukagushyira muri group cyangwa se tukagushyira no muri fan club iyo ari yose ushaka ariko kandi ushobora no gukanda akanyenyeri 702 urwego yes ugakurikiza amabwiriza iyi niyo yacu TV Nyene Modric amarushanwa menshi harawasa na jihadi ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori akayira gasangwa mu mabara abiri ubururu n'umweru amasumbuko ari igisebe ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga na Marine FC abakunzi ba Rayon Sport ngo bongeye gushimangira ko nta kipe bafite nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ibitego 2 bya Mico Justin ariko biza kurangira mu gice cya kabiri ekipe ya Rayon Sport bayikoreye icyo bita remontada iza gutsindwa ibitego 3 bataha babaye abakunzi ba Rayon Sport bari berekeje mu karere ka Rubavu baherekeje ikipe ya Rayon Sport inzira yababanye ndende umubabaro ishavu amarira ku maso yabo ngo mbese muri make byari umubabaro gusa abakunzi ba Rayon Sport nubwo batsinzwe ariko ngo barabizi ko Rayon Sport ari iyabo ngo kandi ngo bazayirwanirira haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose kuko bakomeza kugenda bayibirimba mu modoka barimo bataha bati tuzayirwanirira haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose kuko na Rayon ni yacu tuzayirwanirira ntibyakomeza kugenda biririmbwa n'abakunzi ba Rayon Sport ariko kandi ntibaburaga nanone kuvuga ibitagenda mu ikipe ya Rayon Sport abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bikoma abakinnyi babo bavuga ko ikipe ya Rayon Sport ngo gusa wenda kuri bo ubasha kuba bumva ko wenda batanze ibyo bari bafite cyangwa se ngo naho baduhishe batari ku ikipe ya Rayon Sport
ntabwo ikeneye abakinnyi nk'aba ngaba, ntabwo twigeze dutunga abakinnyi nk'aba ngaba mu myaka yose ikipe ya Rayon Sport imaze. Nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bigarukaho, abenshi banemeze yuko ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikinisha Ntirutwa n'ayindi yaciye umwanya wa 7. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda basaba ubuyobozi bwa Rayon Sport gukora iyo bwabaga, bagashaka abakinnyi benshi mu ikipe ya Rayon Sport ngo ndetse ngo ku buryo bazagira n'abasimbura bakomeye barutaba ikipe ya Rayon Sport ifite kuri ubu, nk'uko byakomezaga kugenda bigarukwaho. Ariko kandi benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bashima abakinnyi bamwe, nubwo bakomeje kugenda bagaya bamwe bavuga ko aribo batumye batesha amanota bagatsindwa n'ikipe ya Marine, nk'uko byakomezaga kugenda bigarukwa n'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi bayo. Gusa nanone abakunzi ba Rayon Sport bati Jean Fidel Uwayezu, niba ushaka ko hari icyo tuzakwibukiraho, igaragaze ku mwaka wawe wa nyuma mu ikipe ya Rayon Sport. Nibahusha nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe Gerard Didio. Nibyo abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagarukaho bati ibi koko n'agahinda, ariko kandi ibi ngibi bikwiye kugira iherezo. Niba ku ngoma Sadat twaraciye umwanya wa 2 yego tukaza kubuzwa gusohoka, ati bigaragara ko Munyaka Sadat nubwo wenda atarashyigikiwe cyane, nubwo wenda akomeje kugenda avugwaho byinshi na benshi mu bataramushyigikiraga, batariko ibyo ari byose Munyaka Sadat yakoze byasabwaga. Umwanya wa 2 yari yagerageje, ndetse nubwo yaje kubura igikombe, batari ku mwanya wa 2 si mubi cyane, nk'uko ikomeza kugenda bigarukwa n'abakunzi ba Rayon Sport. Bati byarashobokaga ko iki gikombe cy'amahoro kiba ikipe ya Munyaka Sadat yashoboraga kugitwara. Bati twarariganyijwe ntabwo twasohotse, bati kandi tubikwiye kuba twasohoka kuko nta gikombe cy'amahoro cyabaye, kandi ikipe yacu yari yatwaye umwanya wa 2. Batariko ibyo ntabwo byigeze bihabwa agaciro, kandi kuri ubu ngubu amategeko ngo baje kuyahindura. Benshi mu bakunzi ba Rayon Sport babona ko ari kataferwafa yakinnye kugira ikipe ya Rayon Sport itaza gusohoka. Benshi bati wenda babona ari igihano ikipe ya Rayon Sport yari yahawe kubera ko itigeze ikina igikombe cy'agaciro. Ni byakomeza kugenda bigarukwaho n'abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko kuri uwo mwaka ikipe ya Rayon Sport uko biri kose yagerageje kwitwara neza. Batariko imyaka 2 yakurikiyeho byaramarira, byaragahinda ku bakunzi ba Rayon Sport. Bati kuri icyo gihe ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa 2 ntabwo twigeze tubabara. Ibyinshi byaje muri corona ubwo abakinnyi ba Rayon Sport bari batangiye kugurwa n'andi makipe. Batari ku bundi abakunzi ba Rayon Sport ntabwo twigeze tubabara. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'igipakirangira rwanjye n'ugutsinda. Nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Ibyaje gukurikiraho byaramarira. Benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bati umwanya wa 7 waraduhogoje. Batariko kandi nubwo umwanya wa 7 waraduhogoje, batariko byagaragara ko dufite ikipe. Twari dufite Nishimwe Blaise, dufite Ruvumbu, dufite Jean Fidel Olega n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bagaragaza ko batanga icyizere cy'ejo hazaza. Bati kandi nubwo twakomeza kugenda dutsindwa, batariko ntabwo twigeze dusuzugurwa mwene aka Kageni, ntabwo twigeze dutsindwa n'ikipe ya Marine Arereturu ibitego 6. Bati ntagasuzuguro gakomeye, nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bigarukaho. Bati ntabwo twigeze dutsindwa na Kiyovu Sport Arereturu kuva twayimenya, nk'uko abakunzi ba Rayon Sport n'ubundi bakomeza kugenda babivuga. Bati iyo hataza kuba umusifuzi nabwo ikipe ya APRFC ntabwo ibara dutsinze. Nubwo twatwaye umwanya wa 7, ariko twari dufite ikipe byibuze itanga icyizere. Twari dufite ikipe igaragaza ko byibuze ishaka gukina, nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho na benshi mu bakunzi ba Rayon Sport. Batari ikipe dufite kuri ubu na Kamaramaza wa mugani w'abashinga nahe. Bati ni ikipe igaragaza yuko idashaka gukina, ni ikipe idafite ubushake, ni ikipe utamenye ibyayo. Benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakabasaba ko benshi muri abakinnyi basezererwa ikipe ya Rayon Sport, wenda ikagura ababensheri, ariko ngo bafite gahunda. Ababensheri bazi umwambaro bambaye, ababensheri bashaka guharanira intsinzi y'ikipe, atari ukujyamo gusa byo kurangiza umuhango. Nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga ko kwitabira ku mukino kuri abo bakinnyi ba Rayon Sport bamwe na bamwe ngaba ari ugusoza umuhango, cyangwa se ngaba ari kugira ngo barebe ko bahembwa neza, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka n'abakunzi ba Rayon Sport. Bati ikipe yahembwe neza, ikipe yitaweho. Batariko kandi uwakoze ibi byose
ni uwatuguriye abakinnyi ati nta kindi twamusinza ati Imana yonyine izamwihembere. Abo n'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagaruka kuri ibyo. Se yamwise neza uwo ni Sekamana, umuyobozi umurenzi umureyi usenga Imana, tumuhawe n'Imana, Imana irakiza. Gusa ariko abakunzi ba Rayon Sport bati iyo hatabaho umwijima ntabwo twari kumenya ko umucyo ubaho. Benshi bakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bashima umukinnyi Mico Justin, ndetse bakomeza kugenda bamusabira ko Mico Justin yazaguma no muri Rayon Sport y'umwaka utaha. Bati Mico Justin yaradufashije muri iyi mikino, bati byibuze namwe muri ba rutahizamu bakomeje kugenda bagaragaza ko bashoboye mu ikipe ya Rayon Sport kuko aruta abanyamahanga twaguze. Bati kuba ejo yaratsinze ibitego 2, kuba kuri match ya Etincelle nabwo yaratsinze, ndetse n'izindi match zagiye zizibanziriza uyu mukinnyi aho yagiriwe icyizere byibuze agatangira mu kibuga yakomeza kugenda atanga umusaruro. Nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bigarukaho bati Mico Justin warakwiye rwose, akwiye guhabwa umwanya, akwiye kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Atariko abandi benshi bakwiye guhambirizwa bakava mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibi byose bishire. Nuko ikipe ya Rayon Sport yasezera abakinnyi benshi ikagura bake bashoboye. Nk'uko bakomeza kugenda bigarukaho ati nubwo azagenda yongeramo abandi muri retour, atariko kandi aho gutunga ingwizamurongo cyangwa se gutunga abakinnyi badatanga umusaruro, gutunga abakinnyi batazi umwambaro bambaye, gutunga abakinnyi batazi Rayon Sport icyo bivuze, bati wabasezerera. Na polisi y'igihugu abona abahamya. N'ikipe ya Rayon Sport yatsindwaga umukino wayo. N'ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Marine imikino 2 ikurikiranye. Muri rusange ekipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Marine igiteranyo cy'ibitego 6-3. Benshi bakunzi ba Rayon Sport bahamya ko ari ibitego byinshi cyane, ndetse ku bakunzi ba Rayon Sport ngo ntibashobora kubyihanganira kuko ikomeza kugenda bivugwa. Ariko kandi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bwarabibonye, ndetse n'inama ubuyobozi bwa Rayon Sport bwatangiye kugenda bugura abakinnyi bamwe na bamwe. Ariko kuri ubu abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko noneho byagakajije umurego kurushaho, nyuma kubereka ko noneho nta kipe bafite, ndetse nyuma kuberekana ko umubare w'abagomba gusezererwa ugomba kuba mwinshi kurenza abagomba kuhasigara. Kuko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bitangaza bati twe tubona abagomba gusezererwa bagomba kuba benshi kurenza abagomba kuhasigara. Bati kuko harimo benshi b'ingwizamurongo. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagaruka kuri ibyo nyuma yo kubona ko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yitwara nabi ku buryo budasanzwe. Bakomeza kugenda bishinza abakinnyi, ariko kandi abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko umutoza we Park Hang-seo atakabaye kuba akiri i Kigali. Bati kuko Park Hang-seo ntabwo yigeze agaragaza ko ari umutoza ukwiye ikipe ya Rayon Sport. Bati yego nibyo koko n'abakinnyi yari afite, batariko nawe ni umutoza utagira icyo agufasha igihe nyine afite abakinnyi nk'aba ngaba. Ati ndetse ntiwanakwizera ko igihe ufite abakinnyi beza ashobora kubabyaza umusaruro. Benshi bati iyo aba ari umutoza koko uzi kuganiriza abakinnyi, uwitwa Willy Esombe Onana ibikomeza kugenda bimuvugwaho ntabwo biba bimuvugwaho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa n'abakunzi ba Rayon Sport. Bati Kwizera Olivier ntabwo abo bameze gutya abari gukina ikipe ya Rayon Sport. Bati yaza kuba Robertinho cyangwa se undi mutoza uzi kuganiriza abakinnyi. Bati abakinnyi ba Rayon Sport bakaba bari mu mwuka umwe bari gushaka intsinzi. Batariko kuri ubu ngubu birasa nkaho buri umwe asamaye kubera ko nta mutoza. Bati ntabwo bamenye witwa Mutatu Manase ahaherereye, n'abandi bakomeza kugenda bagaragaza ubwendisipurine mu ikipe ya Rayon Sport. Batariko ibyo byose biraterwa n'uko nta mutoza ikipe ya Rayon Sport ifite ushobora gushyira hamwe abakinnyi, ndetse n'umukino akina mu kibuga akaba atari umukino ufatika, akaba atari umukino utanga icyizere. Benshi bakunzi ba Rayon Sport bakabona ko Park Hang-seo mu mukino wa Gorilla FC nako umukino wa Gasogi United akwiye gusezererwa, hakaza undi mutitoza mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko ikomeza kugenda bigarukwaho. Ariko abakunzi ba Rayon Sport bakamaganira kure ibikomeza kugenda bivugwa ko Mashami Vincent yaba ari umwe mu batoza bari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abe yayerekezamo umwaka utaha w'imikino. Bati dukina abatoza bari ku rwego rwo hejuru batari Mashami Vincent. Iyi rero Yacu TV amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Njye nari Musonera Modric. Ushaka kubana natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandikiye kuri 0788 nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu